safe meze fresh mugira ikibazo ntabwo nahunze igihugu nahunze agatsiko k'amabandisha hunza agatsiko k'amabandi nikamara gusenyuka bashize ibintu byose ku murongo nanjye muzambona ntabwo nahunze igihugu nkuko barimo kubivuga ntabwo nahunze igihugu ibi irego byose mwashyizeho ngo mfata ngo abagore ngama video ayo ma video nyabafatira mwebwe nyabafata muhari ibyo birego byose mwashyize rega mwaragiye munyangisha abanyarwanda munyangisha abanyarwanda baragenda baranyanga man baranyanga bumva ngo ndi umuntu mubi bro ngo ndi umuntu mubi munyangisha abantu mungira imbwa data yarakoreye igihugu mungira imbwa data yarabyara igihugu na mama bakakibyarira bakagihekera mungira imbwa mukuru wanjye ari inkotanyi yararwaniye igihugu mungira imbwa muragenda mungira imbwa munyangisha aba diaspora munyangisha abantu bose muragenda muvuga uburyo nashobotse muvuga uburyo ndi mubi ngaho nagiye ngaho nimushyira ibintu ku murongo mukorera amafaranga menshi mubeho neza turebe ntagiye nago nyiri mu mujyi wa Kigali ntabwo nyiri mu Rwanda nigendeye ngaho nimubeho neza urumva abantu babura barandika ati yago niwe kibazo yago afitanye ibibazo n'abantu bose ndagiye rero nje wari mubi ndagiye ngaho mushyira ibintu ku murongo mufashe izo mfubyi mufashe abo bapfakazi mujye mu byaro mufasha abantu abo bamama bababaye bakeneye ubuvugizi urumva ubisa bijo bundi umuntu yaragwamagara mfite ikibazo kinini cyura mama w'umugogwe kaza aragwamagara ati mfite ikibazo kinini ndagira ngo ufashe uraje bambwira ngo hamagara ngo Antoine Rutayizirenga gusengere ubugome bwanyu burakomeye cyane urumva nta kindi kintu nta yindi contribution mu h'igihugu uretse uyu nguyu ni jihad papa ntabwo yitwa Rubayiza ugere muri database mubaza makuru papa yitwa Rubayiza yakoze genocide yakora abatutsi yitwa Rubayiza papa wa jihad papa uzaba kiriho rabyum uyu nguyu ni contribution ata ya ndeka nizere ko aho muri hose mumeze neza mu mpande enye z'isi mu Rwanda muri Afrika yose ndetse no mu Burayi ndagira ngo tugaruke kuri amagambo akomeye yago yavuze harimo gusesereza harimo ibintu byo gutukana ariko ndagira ngo bino bintu umwanya tubiganireho yagwamaje kurengera yataye umuco yasaze ntago tuzi ibintu yanyweye nimba umuntu atangiye kwibasira showbiz ngo nuko yaturotse igihugu nagagiye mu bwami butabaho bega amagambo akomeye yakoresheje imvugo nyandagazi zikomeye gufata abantu akabegeranya akakoramo amatsinda ngo yakoze team energy big energy nta kinyabupfura kirimo njemaje kumva uburyo yifatiye ku gahanga abantu bo muri showbiz duhereye kuri Irene na Sabe ngo ndetse n'abandi ba Rocky numva hano ho harimo kurengera ese ndi kwibaza bino bikomereye agafite koko yabitewe na showbiz cyangwa yabitewe n'ubuzima yakuriyemo kugeza uyu munsi kuba ari kuvuga ngo yarahunze nta gihe abantu badahunga ushobora gusanga ari guhunga ibibazo by'amafaranga afite i Kigali ariko yo kwitwaza abantu ngo yago baramwanga ngo yago niyo mpamvu bahoze bamugendaho ngo imyaka ine ese iyo myaka ine nta butabera bwari buriho nimba hariho ubutabera se akabaza abantu bahora bamuvuga mu matwi bahora bamubangamira buri munsi katigeze aba reporting kino kintu mu gice leta nayo yo kurebera ngibona abantu bahinduka amayibobo n'amasarigoma ngo ingirekera yago ararengera ari kurengera nta bantu banga u Rwanda bakarutuyemo nta bantu bakazanya amacakubiri mu Rwanda nimba uri umunyarwanda warakoreye igihugu hagarara ushika mu gikorere abanzi nta hantu bazajya yago nta hantu bazajya akoreka gufata abantu ngo bandagaze ubavugeho ibyo bambareho n'udangiza uzane n'ababyeyi ntungwe no kumva azana se wa jihad n'ibyo yakoze mu gihe cyahise yago iki nta kinyabupfura kirimo
ntacyo rwose. Rero ndagira ngo mwese mwicare mutekereze kuri iki kintu kiri kugenda kiba mu Rwanda. Ese ni urwango koko rurimo? Ese ni ibintu byari biri mu mitima y'abantu ku buryo umuntu ashobora kwicara agakora ikiganiro cy'amasaha 2 umugani wa Babriane ngo akazana urwanga ku munwa ari kuvuga ubuntu bw'ubutiku? Ese buno ni ubugabo cyangwa ni ububwa? Tuganire, ubu ngubu turi kuganira. Ndibaza aya matiku ya azarangira apfuye, azarangira se koko agaruze mu showbiz, cyangwa n'ubundi akomeje kuba nk'ikigarasha nk'uko bari kubivuga muri comment? Mumfashe, kuko ndabona bino bintu bitangiye gufata indi sura. Ubundi umuntu w'umugabo ntabwo yakicaye kuri kamera ngo avuge ubusa ngo narangiza yifatira abantu. Reba yadukire DC Kerema, ariko umutuka yamwandagaje ngo ibyo amatwi atari yumva. Buri muntu afite ukuntu akora content, kandi ntekereza ko DC Kerema atakuvuga ibibi, ahubwo ari umuntu nagusapotinga mu buryo bwose bushoboka ari gukora ibiganiro yago uri kurengera. Ntago nza aho uri, ariko aho uri ntago ari kuri y'amategeko, ariko uri kurengera. Ibi rero twihishe mu bya showbiz, uri gufata abantu ukabafata ku gakanu ukagaragaza abantu bakwanga utarabigaragaje mbere y'uko uhunga. Na macakubiri uri kurema mu Banyarwanda, nk'uko uri kuvuga ngo baragufashe barakwanyisha. Yago nyimba ari bitabe byakwishe byagukoronije ku buryo ugira toroma ingana gutyo, nukuri baguhera ihabu nk'iyi myaka 2 cyangwa amezi 6, byibuze akicara ukajya ku murongo ukagaruka gukora ibiganiro ukareka kujwigira mu muziki. Numvishe wadukiriye na ba Element na ba Prince Keys, nta kibazo mufitanye. Nimba arabishyuye bakaba bavuga ngo ntago uzongera gukora umuziki, kurana n'abashoboye. Bo nimba bashoboye bakaba badashobotse bikorana n'abari ko kuwandagaza. Imbabazi n'iziki hari ahantu uzazimanika se nk'igihembo cya wadi? Ahubwo buri wowe Yago ureke kwirirwa wiyandagaza wimanitse ku gasozi uvuga ngo ufite ngo uri big shark, ngo ufite ngo ibintu ngo byinshi byo gushyira hanze. Nta muntu udafite ibintu byawe Yago, ntawe. Ari abakobwa bateye amada, ari abo ukorera ibintu bitabaho. Yago uruhamo dukore showbiz, wirwana ubutitsa ngo urwanisha umunwa nta mbaraga ufite. Tuza amafaranga urayafite yego, ariko wo kumera nk'umuntu ugiye mu buhunzi, wo kuba impunzi garuka mu Rwanda isi kubone. Uri gutinya iki nimba uri team Big Energy ukaba ufite imbaraga n'abantu bakumva? Kubera icyo uri kubebera uhunga u Rwanda kandi rwakuriyemo iwanyu bararukoreye, nyoko naso bakaba barurwane kugera uyu munsi barurimo. Muri mu biki? Nuko ejo bundi warifashe wifatira ba Jihad, wifatira bafata ku mavuta na ba Godfather, ubita Inyangarwanda, abandi ubita ko barongorana mu kibuno. Buri muntu afite ikintu akoresha umubiri we. Ni nkuko nawe mbere wari ufite umusatsi usanzwe, ariko ukaba warashyizeho ubuntu bw'ubudrede bw'amafuti. Uruhamo rero buri wese azi ubwiza bw'umubiri we, wo kwirirwa wifata ngo runaka ngo bamucumita mu kibuno, ngo runaka ngo bamukorera ibi. Ni nkuko nawe ubikorera abandi. Dufite amabanga yawe menshi Yago. Uruhamo wo kumva ngo ni wowe uri kugasongero, ni wowe uri kuvuga ku mihanda ngo wumve ngo washyushye. Wishyuha. Oroha. Ibi nta mvura idahita, ibi ngibi urabigereje ugapfa babiguherekezanya, ariko wisiga wiyandagaje kugera kuri urugwe ngo uririmba neza. Wari wasubira muri ntuza yawe ngo wumve ibintu waturirimbe hano muri Camp Kigali? Ziko twagize ngo namasara bwa bashyize mu bidomoro biri kuvuga ngo uririmba neza, ngo ba Prince Keys babishyizemo. Nuko rero wadukiye Bruce Melody ngo aribagisha ngo yavuze ngo Team B ngo nta kintu bamaze n'abanebwe. Wowe ukoze album ebyiri nziza se niki ziri kwereka Abanyarwanda ko zifite 100,000? Yego reka twebere ko zifite 100,000. Ese ibyo bishishwa wowe ukaba wandika ibintu bizima bikurikirwa nabande? Ni bande babikurikira bakicara bagakurikira ibintu bya ku buryo mu gihe cy'iminsi 5 ibyo bishishwa biba byagize miliyoni yuzuye? Uruhamo Yago, uruha rwose wo kwibasira umunyarwanda uwo ari wese ngo wumve ko akababaro ufite na turumufite hano umunyarwanda akagizemo uruhare. Nta muntu wakagizemo uruhare, ahubwo niwe uri kwikomanya mu mahembe. Nimba warishyuriye abantu umuziki bakakwambura, nimba warabafashije utwara izindi imbaraga wababonamo. Yago uruhamo rero buri wese azi ubwiza bw'umubiri we, wo kwirirwa wifata ngo runaka ngo bamucumita mu kibuno, ngo runaka ngo bamukorera ibi. Ni nkuko nawe ubikorera abandi. Dufite amabanga yawe menshi Yago. Uruhamo wo kumva ngo ni wowe uri kugasongero, ni wowe uri kuvuga ku mihanda ngo wumve ngo washyushye.
wishyuha, oroha. Ibi nta mvura idahita, ibi ngibi urabigereje ugapfa babiguherekezanya, ariko wisiga wiyandagaje kugera kuri uru rwego ngo uririmba neza. Wari wasubira muri ntuza yawe ngo wumve ibintu waturirimbe hano muri Camp Kigali? Ziko twageze ngo amasara bwayo bashyize mu bidomoro biri kuvuga ngo uririmba neza, ngo ba Prince Kiss babishyizemo. Nuko rero wadukiye Bruce Melody ngo aribagisha ngo yavuze ngo Team B ngo nta kintu bamaze n'abanebwe. Wowe ukoze album ebyiri nziza se niki ziri kwereka abanyarwanda ko zifite ibihumbi 100? Yego reka twebere ko zifite ibihumbi 100. Ese ibyo bishishwa wowe ukaba wandika ibintu bizima bikurikirwa n'abandi? Ni bande babikurikira bakicara bagakurikira ibintu byawe ku buryo mu gihe cy'iminsi 5 ibyo bishishwa biba byagize miliyoni yuzuye? Orohamo yago, oroha rwose wo kwibasira umunyarwanda uwo ari wese ngo wumve ko akababaro ufite na turumufite hano umunyarwanda akagizemo uruhare. Nta muntu wakagizemo uruhare, ahubwo niwe uri kwikomanya mu mahembe. Nimba warishyuriye abantu umuziki bakakwambura, nimba warabafashije utwara izindi mbaraga wababonamo. Yago oroha. Reka dukore umuziki, reka dukore showbiz, tureke ibintu byo kwanduranya. Aho ugeze naho kwanduranya umeze nk'aba basaza baba baravutse muri za 20 bakagera aho batangiye kuzajya baranya mu buriri, aho bicaye biciraho. Nimba ari itabunwa urigabanye ujye muri rihaso cyangwa bakujyana muri rehab, ariko byibuze aho kwandagaza abantu muri showbiz, ahubwo aho kwandagaza abantu iyandagaza wowe ubwawe. Uko ibingibi uri gukora ni igitero simusiga kigaragaza uwo uriwe. Umuntu w'umugabo agira amatiku nk'abagore, agahera ku wa mbere kurinda agera ku wa nyuma ari amatiku. Ninde wirijije ni Yago, ninde wirijije ni Yago, ninde wibwe cano ni Yago, ninde bakozemo akazi ni Yago, ninde bavuze showbiz yabaye Yago. Nta tambuneri igitambuka kitakiri Yago. Yago uri kurengera pe, rekera kurengera. Iyo timu wakoze ugiye gushyiraho na groupe wishyiramo urwango, ko niba ufite abantu abafana 1000, ntekereza ko 642 atari byo bintu bigufollowinga, ko bigufollowinga twazajya tuhita tubona buri saha wujuje ibyo bihumbi. Rero tuza hari ababikoze bahubutse, hari n'abakuvuze batabishaka, ariko wowe gufata abantu ngizo nama ngo bafashe baroke bakakoresha nabasabe. Sabe nturyiwe, nawe ntaryi wawe, Irene ntaryi wawe, nturyiwe. Ariho wabaho, atariho wabaho, uriho yabaho, utariho yabaho. Wo kwifata ngufata showbiz yicurikire ku bantu bamwe na bamwe n'amakosa ugira. Nawe ugira amakosa, ubu se natwe tudarapure ibyo umukobwa wari waragukunze ukamuhinduka tubivuge. Ubu se tuvuge ibya Dabiju uburyo wamuriye ibiceri, ibyo ngibyo tubivuge? Cyangwa nuko ari wowe ufite urwasaya runini uzi kuvuga ye wasamye washyushye wahiye? Oroha. Ya turacyari kumwe bantu banjye, ariko reka duhashye uyu mwuka mubi uri muri showbiz. Murakoze cyane, reka nizere ko aho muri hose mumeze neza, mane mube safe kabisa.